gushaka kugaruka mu Rwanda ariko nabuze uburyo bwo kugerayo. Pasiporo yanjye irafatiriwe, nta muntu nzarya amafaranga yiwe, amafaranga yo kuza kumushyira mu mubabaro atazivanamo, amafaranga yo kuza kumushyira mu gahinda k'iteka ryose, nta muntu uzarya amafaranga yiwe. Umaze kubona akazi bakubwiye atari ko, umaze kubona barakubeshye, aba ari amafaranga yawe ukubokeye, bo bicaye bari kwishima, ukibaza nk'ukuntu uzasubira inyuma utaha iby'iwanyu mu gihugu wavuyemo. Cyari boringo ku muntu nk'ubusanzwe, usibye ko maze igihe kirekire nta kintu uploadinga bitewe n'uko ari ibibazo by'ubuzima, ari ibibazo byo kwifuza gutaha ariko simbone uburyo bwo gutaha. Ikiganiro ngiye kugikora ari nk'inama ya nyuma mba abantu bakomejwe kugenda babeshywa akazi baye. Bavandimwe banyarwanda, cyane cyane nabaga abanyarwanda, iyo uvuge abanyarwandakazi koko bose ntabwo nkunze kubona hano, ariko ni ukuri ndavuga nti banyarwanda, basore urubyiruko rw'u Rwanda, basore bafite imbaraga, basore mufite future, umusore ukurikiye intumbero yawe, wenda ufite aho uri kwivana uvuga uti hari n'aho ushaka kugera mu mwaka uzaza, kugira ngo ugire inama nk'umuntu uri hano, kandi abenshi muri mwebwe mwifuza kuba mwahaza. Ndi kugenda mbabara kurushaho iyo mbonye undi muntu mushyashya angezeho hano mu kazi tubamo, angeraho nanjye ndaje, ubona nyine afite ibyishimo, ariko by'umwihariko atazi ko akazi ajemo, cyangwa se atazi ko Dubai yumva, cyangwa abona ku masosho media atariyo Dubai ajemo hano. Ngira ngo noneho mbahe inama ya nyuma, uzaze uzi ibintu bishobora kuzakubaho. Abenshi bibabaho, cyane cyane abantu bisanga mu bintu bya construction, nibo mba ndi kuvuga. Abantu bisanga mu bintu bya construction nibo mba ndi kuvuga. Hari abariho neza bo baze kwihangana, wenda kino kiganiro ntibagitereho comment nyinshi ko bo bariho neza, ariko njye ndi kuvuga mu ruhande rw'abo turi kumwe, mu ruhande rw'abari strugglingira hano. Kandi mu Rwanda twaba dufite ubuzima, mu Rwanda twaba dufite intego, mu Rwanda twaba dufite ibyo twagezeho cyangwa se n'aho dushaka kugera, hanyuma ukaza guhura n'umusikama akaba yakwicira future yawe. Ndabyita kwica future, kuko iyo uri hano warasinyiriye kontara bakubwira mu Rwanda gusinya, wisinya ukiri mu Rwanda, warafashe kariya kavidewo ngo njyewe nitwa kanaka, ngo niyemeje kuza gukora muri kampani yawe. Biriya byose nyine tubikoreshwa n'iki, cyangwa se ubikoreshwa na morale n'ukuntu uri kumva uri inspired kuba waza hehe, kuba waza Dubai. Kugeza ubu ndashaka ngo izina Dubai ntirigenda rigukanga mu matwi yawe, ngo wumve Dubai, ngo wumve nyine wasaze woye ngo urashaka kuza. Izina Dubai banza urifate nk'irisanzwe, kuko Dubai tubona kuri social media itandukanye na Dubai nyine uba ujemo wewe. Urumva, ikintu cya mbere navuga hano, sibyo ko iyo mbivuze n'ubundi abasikama bo ntabwo bamerera neza, ni uko hano bagufata nabi, cyane cyane iyo waje ngo uri umuyede, iyo waje uri mu bintu by'ubwubatsi, ubaho nabi kurenza inshuro zose ubayeho nabi muri Afurika. Muri Afurika by'umwihariko mu bihugu byacu u Rwanda, buriya tubayeho neza. Baca umugani uti ngo aho uzabona amahoro uzahagume, niyo haba nta ntebe iriho uzihangane wicare hasi. Kuko big bro experience nyine cyaza, niba waza ukareba experience, ushaka experience y'ubuzima waza, ariko unyumviye ngakugira nk'inama ya nyuma, aba waguma mu gihugu ugasolingira mu gihugu. Ibihe turimo byose ibiciro byagiye bizamuka ahantu hose, ariko ntuze kubigira urwitwazo ngo mu Rwanda ngo ibintu byazambye, ngo byahenze. Oya, uretse gatoya kuko mpora mbivuga, abenshi bantera comment zibi, ariko nta kibazo kuko njye mba ndi kuvuga ibiri kumbaho. Ushobora kuba hari n'undi biri kubaho, wenda we kino kiganiro kikaza kuba
yakisanga ko atari wenyine, cyane cyane ko ari byo mba ndi gushaka. Abo duhuje ubuzima bo kino kiganiro baraza kuba bagiha agaciro, ariko abariho neza bari kwinjoyinga kino kiganiro baraza kugifata nk'aho ndi gukina. Ibaze ahantu ugera urumva gutaha bikazakunanira, wowe gutaha uvuga ngo usubire inyuma ubonye ko ibyo wajemo bakubeshye atari byo, ugashaka gusubira inyuma bikakunanira. Wibaza ukuntu uzasubira inyuma ukabura neza neza inzira byanyuramo. Wibaza ukuntu uzasubira inyuma umaze kubona akazi bakubwiye atari ko, umaze kubona barakubeshye, aba ari amafaranga yawe ukubokeye bo bicaye bari kwishima. Ukibaza nk'ukuntu uzasubira inyuma utaha iby'iwanyu mu gihugu wavuyemo bikakunanira. Impamvu binanirana ni ibihe? Bagusinyisha kontara utari wagira utazi ibyo ari byo, ukiri mu Rwanda ngo turagushakira kontara, ngo wowe ngo nyine ngo ohereza amafaranga, ngo viza byose ngo turabigushakira. Ubona akahe kazi se? Ngo nyine ngo wowe ngo niyo kuri viza haba handitseho bukirina, ngo ugerayo ngo ugakora akazi karenze, ngo mani ngo ni akazi karenze. Big bro, hano hantu niho hantu habi ndi kugenda mbona mu minsi yose nari maze ku isi. Ubuzima turimo hano ni ubuzima bubi. Noneho ushobora kwisanga bagushize nko muri rumu irimo abahinde gusa, irimo cyangwa se abo mudahuje uruhu, cyane cyane ni abahinde ariko kuko ari bo benshi bari inaha. Umuhinde akakubwira ati no gucagingira muri kiriya cyumba ntabwo uba wemerewe kugira gute gucagingira. Ndakubwira experience. Reka noneho mpere neza kuko ukuntu bagushuka nuza kumva ibyo bintu biri kukubaho uhita ubihagarika. Uza kubihagarika. Ukuntu bagushuka rero bakubwira gute? Wenda ukiri mu Rwanda, reka duhere ukiri mu Rwanda. Barakubwira bati tugufitiye akazi Dubai. Ngo rwose ngo waza ugakora, ngo mani waza ugahiga ubuzima, ngo nawe ukazabaho neza. Ntabwo twese iyo wumvishe ibyo ngibyo, cyane cyane uri urubyiruko, uba wumva nyine ko nta cyatuma utagenda ugashyashyana, ukaguza inshuti zawe, murwaneho rwose ujye Dubai, amafaranga ukaba urayabonye. Amafaranga ukayohereza uwiyita umu agent uri kugushakira ngo akazi. Uwo mu agent abenshi barayarya. Iyo bayariye rero ikintu bagukorera, bafata iriya viza ya kampani, kuko wabumvikanye wenda na nyiri kampani ati wowe dushakira abantu, kampani ikaba yakwishyurira n'iyo viza, ikaba yakwishyurira na buri kimwe, ariko boho bakaza kubwira abo agenti ati wowe ngo nyine ngo viza baguciye $500, baguciye gutya na gutya, wowe nyine ngo nuza ntaribi ngo uratangira akazi. Ikirengejeho bakwizeza umushahara uri hagati $700 n'amadolari 500. Ni ukuvuga ngo, cyangwa se hari n'abakubwira ati ni $500 ndetse n'ibihumbi 600 by'amanyarwanda. None niba ukoreraga 250, niba mu Rwanda usanga uzagira 5, urumva icyo gihe uhita uvuga uti 600,000 ninkora amezi 2 araba ari 1,5 miliyoni, ninkora amezi 3 urumva ni 1,800,000. Ukavuga uti ibi bintu rwose bifite inzira, bigatuma utabyoroje kureba. Ariko ndakubwira ati byonyine kikwereka yuko ubuzima ugiye kukubihira, aho bakunyuza. Njyewe ntabwo nari nzi ko Dubai hariho ahantu h'ivumbi, h'umukungugu, ahantu h'umwanda, urumva. Ariko ni ukuri Imana niho batujyana. Wowe ukumva ngo za Burj Khalifa ngo bafite inyubako ndende ku isi. Ziriya ni inyubako nyine z'abagwizatunga, ntabwo ari inyubako z'abitwa ba Kacara. Twe batwita Kacara ubundi ni ikijambo, niba ari icyarabu niba ari igihinde, ariko ni igihinde bivuga umwanda. Rero ugatangira ukabona hari abagera hano boss babo bakabihakana. Ba agenti bo bakuzanye nta munsi n'umwe muzongera kuba mwabonana, biba birangiye. Niba yaraguhaye amakuru, niba waragize n'amahirwe basi ukagera inaha, ibindi byose utangira kubyifasha. Umunsi wa mbere nibwo utangira kuvuga uti hano hantu naje ubanza ariho. Urumva uko bagufata, uko
mubaho utangira kuvuga uti ushobora kuba naribeshye, ariko neza neza ubona ko wibeshye utangiye kumara nk'iminsi 3 iminsi 4 nibwo utangira kuba wagira depression ukavuga uti iyo mbimenye. Urasubira mu Rwanda gute rero? Reka tuvuge ati wavuye mu Rwanda ugeze hano ugasanga byagucanze, ndakubwira ati nta nzira. Impamvu nta nzira ni iyi ngiyi: uvuye mu Rwanda warasinye contract y'imyaka 2, imyaka 2 bakakubwira ati mu myaka 2 ngo cyaze ngo ubuteganya gukora amezi 6 ngo kugira ngo amezi 6 kugira ngo ugire gute, kugira ngo basi ngo uzaseze amasezerano ngo ube wajya mu kandi kazi. Ibyo byose nibyo batubeshya. Nta muhinde wagukoresha amezi 6 ngo akurekure. Umujyana mu mategeko ukaza gusanga n'ubundi wa mwaka warageze atari yakurekura. Urumva ibyo ndi kubwira ni experience njyewe mfite iri kumbaho, ntabwo ngiye kwihishira kuko n'ubundi bizagera n'igihe nsaba ubufasha kuko kugaruka mu Rwanda byanze, ndabyifuza ariko byanze. Sinze kubivuga gutyo wenda ngo abantu bavuge ngo ndakabije. Ndi gushaka kugaruka mu Rwanda ariko nabuze uburyo bwo kugerayo. Pasiporo yanjye irafatiriwe, kugira ngo ambasade nayo impe icyangombwa gisimbura wenda icyitwa travel emergency travel document. Kugira embassy impe emergency travel document bisaba ko baba barankuye muri systeme bakankasolinga visa nkaba nasubira mu rugo, ariko abahinde ntabwo bakurekura. Rero niyo mpamvu muri kubona abantu bari kunyandikira ngo se ngo bro ngo Dubai ko ni gushaka kuza. Hariho nagerageje kubuza mu minsi ishize yatambutse, yaramubujije ati rwose mbabarira wiba scam, mbabarira wizina ngo nabura kuza gute ngo kandi no mu Rwanda byaranze. Mu Rwanda byanze gute mufite amahoro? Mu Rwanda byanze gute ufite ubwisanzure? Mu Rwanda byanze gute udakorerwa ihohoterwa, utavangurwa uruhu? Mu Rwanda byanze gute? Ndababwira ati mureke kwirukankira hano, aho uzi ko muri ino minsi aho kugushakira akazi Dubai basi wajya Qatar ho nabonye abariho baryoshye, nuko hano Dubai naho harimo abaryoshye ariko ni bake. Abenshi bariho nabi, ndabivuga bariho nabi. Abasikama bo ndabizi baraza ko bamerera nabi, ariko abenshi Dubai bariho nabi. Urumva mbashe kuba nabivuga byose, mfite agahinda kenshi, kwibaza ukuntu uzagera mu gihugu, kibaza ntabwo nari nzi ko ushobora kwifuza kujya iwanyu ufite n'amatike, ariko ni ukuri bikanga ku kigero cy'100%. Ugasitaragolinga, ukagenda wibaza, umutwe ugakurya, ukaruka, ukagira ikintu cyose kibi kikakura. Uri kwibaza uti ni iki nakoze? Mana, hano unyura mu buzima ukibaza uti Mana ni iki nagukoreye? Nicyo utandetse nkaguma, utandetse nkagumya ndandaza ibyo nadandazaga, utandetse nkagumya nkurikiye umurongo wanjye nari maze gufatisha. Urumva ibyo byose ni ibiri gutumaho hano, byose ni ibiri kumbaho, ibyo byose ni process y'ubuzima igoranye tunyuramo hano Dubai. Gusa nkababazwa nuko hari abantu bakiri kuza. Iyo mbonye umuntu aje bakamushyiraho mba umunsi ku munsi, ndavuga ati ibisa azamenyera. Irinde no kujya kumuganiriza kuko n'ubundi mabo buteka mureke, wenda ataza kuvuga ngo muciye umutima, we azabyibonera. Abantu basigaye birirwa bigunze gutya, kandi aho babaga bari babayeho neza, babaga bafite ubwisanzure, aho babaga basi banaruhukaga. Hano stress inzozi zica abantu no gukoresha gatunabwene. Noneho yibaze kuba bakuvana mu kazi kawe ukoraga i Kigali, kuba bakuvana mu kazi kawe undi n'ahandi henshi, bakwizeza ibyo 600, bakwizeza ibyo 100. Noneho wagera hano ugakubita ukwezi kwa mbere ntibayaguhe, ukwezi kwa kabiri ntibayaguhe, ugira amahirwe bakaguha amafaranga yo kurya. Ibaze yashyitsa bumvaga ko iri inaha ntitangiye kononeka. Ikintu kibi cyonyine kiri, iyaba wifuzaga gusubira inyuma ugataha bigashoboka.
ngaho nta n'ikibazo wakaje ugahomba amatike, ugahomba amafaranga watanze ku maviza, ariko ni ukwika Imana. Ninkubwiza ukuri iyo uje hano niba waba uhamaze umunsi umwe waraje kuri employment visa ukabona biragucanze, ukabona ugiye gusaba ukavuga uti ndagaruka mu rugo, ndagarutse nsubiye inyuma, ibyo washobora nabyo ni indi struggle, urundi rugendo utangira rw'umuhangayiko, urundi rugendo utangira rw'amarira, urundi rugendo utangira rwitesha umutwe, ukibaza nk'ubu ngubu icyo wari warabuze mu Rwanda waje gushaka hano bikagushaka.